U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere twugarijwe n'ibibazo bitandukanye bikomeye. Kimwe muri byo ni ikibazo cy'imirire mibi. Iyo mirire mibi iri mu bwoko butatu twita triple burden of malnutrition. Byitwa triple burden of malnutrition iyo ubwo bwoko butatu bw'imirire mibi tugiye kureba bwose bushobora kuboneka muri sosiyete runaka cyangwa muri community runaka. Ubwo bwoko butatu bw'imirire mibi harimo imirire mibi iterwa no kubura intungamubiri undernutrition, hakabamo imirire mibi iterwa no kuba umuntu yabonye intungamubiri zirengeje iz'umubiri ukeneye overnutrition, hakazamo n'ubundi bwoko bwa gatatu ndetse budakunze kwitabwaho aribwo bwitwa hidden hunger cyangwa se inzara itagaragara iterwa no kubura intungamubiri ntoya arizo z'amavitamine ndetse n'imyunyungugu. Muri video turaza gusobanura mu buryo bwimbitse buri bwoko bw'imirire mibi ndetse n'ingaruka bushobora kugira ku mubiri w'umuntu. Duhereye ku mirire mibi y'igihe umuntu yafashe ibyo kurya bidahagije cyangwa se undernutrition, tubonamo igihe umuntu yafashe ibyubaka umubiri bike cyangwa se poroteyine nkeya ugereranije n'iz'umubiri ukeneye, mu gihe umuntu yafashe ibitera imbaraga bikeya cyangwa se carbohydrate nkeya ugereranije n'izo umubiri ukeneye, ndetse wenda se na fats cyangwa se ibikomoka ku mavuta bike ugereranije n'ibyo umubiri ukeneye, na ndetse n'intungamubiri nto cyangwa micronutrient nkeya ugereranije n'ibyo umubiri ukeneye kugira ngo ukure, habeho cell repairment cyangwa se urabona iyo umubiri wakoze uba ukeneye kongera gusa naho wongera kwisubiza n'akazi ka buri munsi, yaba se gucya ndi kuvuga, yaba se kureba n'imitekerereze, ibyo byose bikenera ingufu. Rero iyo umuntu yabonye ibidahagije nibyo twita undernutrition. Ikintu cya mbere kiri muri ibyo ngibyo ni icyitwa wasting cyangwa se acute malnutrition, aribyo twakwita nk'imirire mibi ihutiyeho. Ni igihe umuntu yabuze cyangwa se yatakaje ibiro bitewe n'uko yabuze ibyo kurya mu gihe gitoya, ni acute cyangwa se bihutiyeho mu gihe gitoya. Bivuga ngo icyo gihe bishobora kuba byatewe n'uburwayi, umubiri ntukore absorption yagombaga kubaho nk'uko bikwiriye. Bivuga ngo ni igihe ibyo kurya byageze mu rungano ngogozi ariko umubiri ntubyakire ngo ubikoreshe nk'uko bikwiriye, bikaba mu gihe gisa naho ari gitoya, bitari by'igihe kirekire. Iyo byabaye igihe kirekire tuba twageze mu kindi cyitwa chronic malnutrition cyangwa se imirire mibi yabaye karande. Ni ukuvuga ngo ibi bikunda kubaho mu gihe cy'ibihe bikomeye cyangwa se emergencies, aribyo twakwita habayeho nk'inzara cyangwa se amapfa cyangwa se mu bihe by'intambara, nibwo iyi mirire mibi ikunda kwigaragaza. Ndetse mu Rwanda turi kuri pourcentage ntoya ariko ikunze kubaho. Ibi nibyo kera bakundaga kwita bwaki. Bishobora kubaho nanone umuntu ukabona nk'akana kabyimbye ibirenge, amatama, nabyo biba byatewe no kubura zimwe muri izi ntungamubiri cyane cyane poroteyine. Ikindi stunting cyangwa se imirire mibi ya karande, ni ukuvuga ngo ni igihe umwana tuzabona ari mugufi ugereranije n'uko yakabaye areshya ugereranije wenda se n'abandi bana bangana, ukabona we ni mugufi ariko cyane cyane dukunde kwibara munsi y'imyaka 2. Iyi stunting cyangwa se kugwingira bishobora gutangira kubaho umwana ari mu nda ndetse unamwonsa cyangwa se yatangiye kurya, igihe cyose bishobora kuba bibaho. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bibaho bitewe n'igihe kirekire umuntu yamaze atabona intungamubiri runaka zari zikeneye kugira ngo abe yakura. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi 1000 igihe umugore atwite yonsa ndetse no kugera ku myaka 2 umuntu aba akeneye intungamubiri ziriya zose twabonye hejuru, by'umwihariko aba zikenewe kuko iyo atazibonye biza kurangira umwana agwingiye. Ubu bugwingire rero ntabwo ikibazo cyabwo ari uko umuntu aba azaba mugufi, ahubwo ni uko bugira ingaruka ku mitekerereze y'umuntu cyangwa se ku bwonko, nubwo wenda no mu gihagararo bishaka kugira ingaruka ariko cyane cyane ku bwonko. Bivuga ngo umwana yakagize imyaka 2 byibura ubwonko bwe bwarakuze kuri 80%. Iyo iyi myaka 2 irangiye umwana yarahuye n'ikibazo cyo kugwingira kitaritaho hakiri kare, birangira kidashobora gukosorwa, ndetse umwana wawe muri ibi bihe n'ubundi mu myaka ye ya za 40 kuzamura aba azahura n'ingorane nanone zo guhura n'indwara zitandura nk'indwara z'umutima, harimo nk'umuvuduko w'amaraso n'izindi,
ndetse na za diyabete ziba zishobora kumwataka mu buryo bworoshye. Ikindi kintu tubonamo ni underweight, ni igihe umuntu afite ibiro bikeya ugereranije n'imyaka ye. Iki cyo gisa naho gihuza byombi kuko gishobora guturuka mu kuba umuntu afite imirire mibi ihutiyeho cyangwa se wasting cyangwa se na stunting cyangwa byombi. Ibyo byose bishobora kurangira umuntu agize iki kibazo cya underweight. Murakoze. Overnutrition ni igihe umuntu yariye intungamubiri nyinshi zirenze izo umubiri we ukeneye. Ibi bigira ingaruka z'uko umuntu atangira kwiyongera ibiro bitari ngombwa birenze ku byo yakagombye kugira, bikarangira agize ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Uyu mubyibuho ukabije urangwa n'uko umuntu nyine aba yaragize ibinure birenze ibyo yakagize, ni ukuvuga ngo ni ibinure birenze ku byo yakagize. Ibi birangwa n'uko umuntu atangira kugenda umubiri ubika ibinure cyane cyane nko kuri iki gice cyegereye inda, ku nda, ku mabuno n'ahandi, ariko cyane cyane biba bibi cyane iyo ibinure by'umuntu biri kugenda biza ku gice cy'inda, cyane ko mo imbere tuba dufitemo ibice by'umubiri by'ingenzi cyane kandi nk'umutima, umwijima, igifu ndetse n'ibindi, kandi uko ibinure bigenda byegera ibyo bice by'umubiri ntabwo aba ari byiza. Urugero, ni ukuvuga ngo uko umuntu agenda agira ibinure byinshi birangira afite ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima, diyabete ya mbere n'iya kabiri, umuvuduko w'amaraso ndetse na kanseri zimwe na zimwe. Ni ukuvuga ngo uko umuntu agenda agira ibi binure ari byo byinshi birenze ibikenewe cyangwa se agira overnutrition muri rusange, ni ukuvuga ngo aba afite ibyago byinshi byo guhura n'izi non-communicable diseases, kugira indwara z'umutima, diyabete z'ubwoko bwombi, nanone ndetse no kugira fatty liver diseases. Ni ukuvuga ngo ni indwara ziterwa n'uko umwijima w'umuntu wagiye ugira ibinure byinshi. Ni ukuvuga ngo birangira umuntu bimugizeho ikibazo, kandi izi ndwara zishobora no gutuma umuntu yabura ubuzima. Iki kibazo cya overnutrition ni ikibazo kiri kugenda cyiyongera cyane no mu bihugu biri gutera imbere. Ubundi twari tuzi ko ari ibyo mu bihugu byateye imbere, ariko no mu bihugu biri gutera imbere iki kibazo kiri kugenda kigaragara. Niyo mpamvu nko mu Rwanda muzajya mubona abantu benshi bafite ibibazo bya za diyabete, cyane cyane n'umuvuduko w'amaraso, kandi tukagira ibyo bibazo n'ubundi tugifite ya undernutrition twabonye hejuru. Ibyo bituma tugira ikibazo muri sosiyete yacu cyangwa muri community cya double burden of malnutrition. Ni ukuvuga ngo ni umutwaro wo kurwana n'ubwoko bubiri bw'imirire mibi kandi bitari ngombwa. Birashoboka ko mu rugo rwawe haba harimo ibi bintu bitatu. Umwana wawe ashobora kuba afite undernutrition cyangwa se iyi mirire mibi yo hasi. Umuntu mukuru akaba ari overweight bitewe no kuba arya nabi, mu buryo tumaze kubona wenda tuzanasesengura mu buryo buri imbere. Nanone ugasanga mu byo kurya dukunda kurya nta mboga n'imbuto bikunze kuba birimo. Tugiye kwibanda ku kintu cyitwa hidden hunger, aricyo twavuga ngo ni nk'inzara itagaragara wenda mu magambo makeya. Iyi nzara navuga ngo itagaragara, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba abona bya byo kurya bindi bikize ku makarori. Ubwo ni ukuvuga ngo ashobora kuba abona ibijumba, ashobora kuba abona umuceri, ashobora kuba yirira za kawunga mu rugo zipakiye, hari amavuta runaka se yaguze, ibyo bintu akaba abibona mu rugo bipakiye. Ariko hakaba hari ikindi kintu atibandaho, akaba atibanda ku mafunguro y'ingenzi akize ku mavitamine n'imyunyungugu. Nubwo ibyo bindi byaba bihagije ukabona umuntu abyibushye cyangwa se ari umusore, ibyo ngibyo izo ntungamubiri twavuze akaba atazifite, akaba atarya ibyo kurya bikize ku mavitamine ndetse n'imyunyungugu. Urugero, akaba atabona ibyo kurya bikize kuri vitamine A, amavitamine nka D, amavitamine yo mu bwoko bwa B, akaba atabona imyunyungugu nk'ubutare, za iyode na zinc. Ibyo byose bishobora kurangira bimuteye ikibazo cy'ubuzima, umubiri we
ukaba udafite ubudahangarwa buhagije, yaba ari umwana akadindira mu mikurire cyangwa se akaba ashobora no kwatakwa n'indwara zitandukanye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko iki kibazo ni ikibazo gikunda kwigaragaza cyane ugendeye nko ku muco uboneka mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, aho kurya imboga n'imbuto bititabwaho ndetse umuntu akaba yageraho n'amahitamo mabi, akavuga ko nk'imbuto zihenze wenda ngo umuntu agure nk'umuneke, umuneke wenda niba uri kugura 100 agahitamo kugura irindazi. Ni ukuvuga ngo ayo mahitamo nayo ari mu mahitamo atugora, cyangwa umuntu agura igi akagura irindazi cyangwa akagura umugati. Ajya ngo umuntu ajye mu isoko agure watermelon agahitamo guhaha wenda se nk'ikiro cy'inyama. N'inyama ni ingenzi ariko urumva turi kwibanda kuri bya bintu n'ubundi dukunze kubona. Ni ukuvuga ngo umuntu atariye inyama ariko akarya ibishyimbo hari ukuntu biba bijya kungana kandi byose turabifite. Ariko umuntu ntagire ya mahitamo yo kuba yavuga ngo ngiye reka ngure imbuto zibe zihagije. Hari n'abantu wenda bateka imboga ariko nazo zigatekwa nabi, ugasanga umuntu yazitetse wenda se yazihishije cyane kandi atari ko zakariwe. Ugasanga nanone wenda ibyo bintu birahari ariko ugasanga mu ngo nyinshi biragoye ko umuntu yarya nka ka salade wenda no gufata imboga ukazirya ari mbisi ukavanga n'imbuto. Hari uburyo bwinshi bwo gutegura salade tutagiye kuvugaho ubu ngubu. Ugasanga uwo muco wo ko umuntu yafata utuntu nk'utwo ntuhari. Kandi n'avuga ngo ibi bintu nibyo biturinda indwara, nibyo bitwubakira ubudahangarwa bw'umubiri, mbese bimeze nk'urukingo ku mubiri wacu.